zigira rero weekend yabayemo ibintu byinshi cyane. Niyo mpamvu twahisemo bimwe by'ingenzi kuko uyu munsi nimba hari dossier nshaka ko tuza gushyiraho akadomo. Ni dossier yitwe yo guterwa mpaga kwa Gasogi United kandi bikaza kugira impact ku mupira w'amaguru muri rusange. Kuko buriya ngabo umwe gatukisha bose. Yego. Ariko nanone buriya hari ikintu kiba kigazana impinduka ya byinshi tumaze iminsi tugarukaho. Mbere y'ibyo bintu byose ndagira ngo tubanze to breaking it down ahantu byaturutse kugera ubwo ikipe ya Gasogi United itewe mpaga. Abantu bose nibamara kubisobanukirwa uko maze kubibabwira nibwo noneho turi burebe ngo ese ubundi byatewe n'iki, ariko ubundi byaturutse hehe, byatangiye ryari. Dufite version zirebwa n'iki kibazo zose, ngira ngo niyo mpamvu muri buze kumva balance mu kiganiro cya Radio Rwanda. Turabibijeje kubera ko ntago turi buze gufata uruhande, ariko turaza kubaganiriza makuru dukura mu mpande zose zirebwa n'iki kibazo. Ejo ku munsi w'ejo ku cyumweru saa 9 z'amanywa kuri Kigali Pele Stadium hagomba gukorera umukino w'ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya Gasogi United. Umukino wagomba kuba saa 9 niko calendrier yari iteye, no munsi wa 25 wa championnat. Amakipe niko yarabizi, ni nako byari biteye, ni nako natwe twari tubizi. Hanyuma ejo hari ku cyumweru ikipe ya Al Hilal yo muri Sudan ikinira mu Rwanda yari ifite umukino wa RS Berkane ugomba kubera kuri stade Amahoro i Remera. Uwo mukino ni umukino wa Champions League wagomba kubera kuri stade Amahoro i Remera saa 12. Ikipe ya Rayon Sport niyo yabaye ya mbere itera intambwe. Rayon Sport yagiye guselinga igitekerezo mu ikipe ya Al Hilal kimeze gutya. Yavuga ati Al Hilal mukeneye stade irimo abafana, kandi mwamaze kwigarurira imitima y'abanyarwanda benshi barabakunda. Niba bari muri stade bazaza babari hyping, babafashe, babasunike, murebe uburyo mwasezera ikipe ya RS Berkane. Twebwe Rayon Sport tuje kubaganiriza ibi, nitwe dufite fan base mu Rwanda nini. None mwaretse aho yango dukinira i Nyamirambo saa 9, match irangire saa 11, abafana bacu benshi wenda ntibabone n'uburyo baza iremera kubashyigikira, wenda abandi bicire hirya no hino bajya kwishimira resultat z'umukino ko zibire zagenze. Mwaretse ko mufite stade Amahoro i Remera ari muzakinaho saa 12 mukareba uburyo natwe mwadusabira stade, noneho match yacu tukayikina nyuma ya match yanyu. Iyo yari biganiro hagati ya Al Hilal n'ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport niyo yagomba kwakira umukino ku munsi w'ejo. Cyo nacyo cyumvikana. Rayon Sport inegosia na Al Hilal barumvikana, barayibwira bati rero kubera ko tutava mu by'akanyenyeri ngo mwishyuje natwe twishyuje, ibijyanye na logistique zose zijyanye n'umukino, bijyanye na venue, bijyanye na steward, bijyanye na protocol, bijyanye na mazutu n'amatara ainsi de suite, n'ibijyanye n'umutekano byose biraguma mu nshingano za Al Hilal kuri match zombi. Hanyuma twebwereyo icyo turi bukore no kubafasha mobilisation, tuzana abafana bacu ubundi dukine match. Ibyo biraza kugira ikiguzi cy'amafaranga ngahe. Rayon Sport iraganira igana na Al Hilal, bumvikana amadolari 7,000 bingana na miliyoni 11 z'amafaranga y'u Rwanda. Yego. Rayon Sport yandikira Rwanda Premier League yimenyesha ko yamaze kumvikana na Al Hilal, ikabisaba ko yakinira umukino wayo kuri stade Amahoro saa 4 z'ijoro nyuma ya match ya RS Berkane. Aho hari kuwa kangahe bandika? Hari banditse kuwa 4, ariko bategereje kuko Al Hilal process yari irimo ya nayo nuko Al Hilal yari ifite amasaha y'umukino wayo agera saa 2 z'ijoro. Al Hilal yagomba kuvugana na Q&A Venue Solution, afite inshingano stade Amahoro kugira ngo bayemererwe ya masaha ya saa 4 z'ijoro and over. So Al Hilal nayo ijya gukora contact zayo na Q&A Venue, ibimenya kuwa 5 nibwo yahawe igisubizo mu masaha ya kumanywa. Yego. So
Rwanda Premier League yari yamaze kwakira ubusabe bw'ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport ibabwira ko itegereje nyine confirmation ituruka muri Al Hilal ko venue bayemerewe. Bahita bamenyesha Rwanda Premier League ati venue noneho turayemerewe, ubu match mwadusabira donc nako mwatwemera ko match tuyimura. No busabe bwa Rayon Sport muri Rwanda Premier League. Yego nk'abari bwakire nyine umunsi wa 25. Rwanda Premier League ikora assessment yo ubwayo irangije yandikira Rayon Sport iyisubiza iyibwira ko kwimura umukino kwayo byemewe. Yego sibyo uzabera kuri Stade Amahoro ku cyumweru saa 4 z'ijoro. Urumva Rayon Sport igomba gukina na Gasogi United. Bakora icyo bita carbon copy CC. Bamenyesha ikipe bita Gasogi United. Mu cyongereza bavuze CC, mu kinyarwanda bivuga bimenyeshejwe, mu gifaransa bivuga copy pour l'information. Baha copy Gasogi United. Kuva iyo saha kugira ngo ntaza kuvuga amatariki atariyo Rugaju komeza uraza kundebera ibaruwa ya mbere Gasogi United yandikira Rwanda Premier League. Yandikiye so Gasogi United imaze kubimenya yandikira Rwanda Premier League igaragaza noneho nayo imbogamizi zo kuba imukino wimugashyirwa ku isaha ya saa 4 z'ijoro. Uburyo bigoye financially kubera ko hari logistique yari yarateguye zijyanye na rukare n'uburyo ikipe igomba kugera ku kibuga nyine gakina saa 9. Gukina saa 9. So Gasogi United isaba ko hari compensation y'amafaranga yahabwa kubera ko nayo izakoresha iki hari amafaranga izongera kuri budget bari bateganyije. Yego ntabwo ibaruwa ya Gasogi nayibonye tangible ariko Rugaju arayifite. Yego gusa nzi ko ngo banegosiyaga amafaranga miliyoni 1,500 cy'idolari donc miliyoni 2 around z'amanyarwanda. So kuva icyo gihe hatangira correspondence hagati ya Rwanda Premier League ndetse na Gasogi United. Rwanda Premier League ikavuga ko mu ngingo yayo ya 5 kuko hano hari itangazo rimaze gusohoka mu kanya ikavuga ati twebwe mu mategeko agenga Rwanda Premier League anagenga amarushanwa nitwe dufite uburenganzira bwo guhindura match, twemera guhindura venue n'isaha. Ko Rwanda Premier League impamvu yisigiyemo iryo tegeko ribakinga nuko izi kwidafite ibibuga bihagije bikinirwaho amarushanwa. So iravuga ati rero twebwe icyo tugomba kureba dele y'amasaha niyo washaka tugera ko nayo ni ingenzi. Kensi na Gasogi iyo copy pour information bayibonye ku wa 5 mbere ya saa 9 kuko itegeko rivuga ko bagomba kumenyeshwa mbere y'amasaha 48. 48 ubwo fatiye ku cyumweru saa 9 bari gukina bagomba kwibona byibura ku wa 5 mbere ya saa 9. Niko byagenze. Yaje neza ngo habura iminota nk'itatu barabibona. Noneho Gasogi itangira correspondence isaba ko yahabwa amafaranga. Havukamo nyine ibintu byitwa kutumvikana ko Rwanda Premier League yabwiraga Gasogi turabaha amafaranga sur base de quoi dufite iriye tegeko ryatuma dusohora amafaranga ya Rwanda Premier League ngo tuyabahe. No muri cya kintu ntabwo yanditse ibyo ntabwo byanditse negociation za telefone ibyanditse Kensi yanditse agaragaza imbogamizi. Ntabwo yigeze yandika asaba amafaranga by'amafaranga ni ku ruhande ni ibintu yahakana kuko byakorewe kuri telefone. Ntabwo yigeze abyandika. Wakomeza yandika agaragaza imbogamizi z'amasaha ainsi de suite. Bajya kuri telefone negociation ziranga email ije niboneye ejo saa 8:45 ndangije ikiganiro nakoranye na Olivier cya Cafe Sport. Nuko nabonye email yandikiwe Gasogi United muri ayo masaha y'ejo bongera kuyibutsa ko negociation nyine donc ibyo baganiriye byose donc ikijyanye n'amategeko kiribuze kuba applicable cyubahirijwe igihe cyose batagaragara. Bavuga ati bayibwira bati turabamenyesha ko mwamenyeshejwe ko umukino wimuye n'amasaha mu gihe gikwiye nkuko amategeko abiteganya. Tukaba tubasaba ko mwakwitabira umukino muramutse mutawitabiriye amategeko nayo araza gukurikizwa yo guterwa mpaga n'ibindi byose bijyanye n'ibihano byo kuba abantu batitabiriye amarushanwa.
end of story. Kugeza aho ngaho email i-closing yari iyo ngiyo yabaye ejo masaa 8. Gasogi United imenyeshwa ko ikwiriye kwitabira umukino kubera ko ibyo basabaga byose by'amabwiriza n'ibiki Rwanda Premier League ibona byakozwe mu buryo buboneye kandi bukurikije amategeko. Bayisaba rero ko igomba kuza kuboneka ku kibuga, ubundi itaboneka ku kibuga amategeko akaza gukurikizwa. So ibyo ni ibiri official bihari. Nyuma match ejo mu saa 12 nibwo abantu bakomeje kuganira igice cya mbere cy'umukino wa RS Berkane kirangira. Abantu bari batangiye kumenyeshwa kuganira entre baganira hagati yabo ko Gasogi itari buze. Twebwe twari turi gukora match hano muri studio. Yego. Umwe mu bakinya twerereza ifoto yicaye we n'abana aravuga ati match ntiba nimushaka mu biconfirming mubwira abanyarwanda. Match ntabwo iri bo. Turi mu rugo buri muntu ari mu tuntu tw'amaboko. Nageze match yarangiye saa 2. Saa 2 n'igice. Ndavuga nti iyi match bavuga ko itari bo. Reka manza n'ibikoresho byitwa quantum yanjye hariya yacu nako dutegure kogeza umupira. Kuko Radio Rwanda umupira utaza kuba ntutambuka. Quantum yaje rugangura Axel yarahari nanjye nari mpari dutegereje kogeza match. Byaje kugera saa 3:2. Ndavuga nariko ibi byo gukomeza kwicara muri stade ntazi kijya mbere reka mpamagare. Namagaye telefone ya Kensi n'ibyankundira kwicamo mpamagara team manager. Namagaye team manager wa Gasogi Feliciano Kabanda aramwe ati ntago match iri bube. Amwe rero Fisi uri he aramwe ati ndi mu rugo iwanjye. Amwe reka tuvugane kuri video call. Urumva? Unyere ku muryango wawe. Urumva? Kugira ngo menye nyine ko match itari bube. Ndamuhamagara rwose muri famille yishimye atuje ari kumwe n'abana. N'abana wa mugani team manager bwatahari match ntayo. Urumva? Naganiriye nageze muri parking ngiye gusohoka nkubitana n'umutoza Kasambo Rwanda. Turaganira nyine tuganira kuri ibintu bibaye twiganira byinshi. Arambwa ati noneho reka dusubirane muri stade yo gushaka ubwino ujye kureba koko niba iyo mpaga bari buze kwitera. Nabane wa mugani nari ntangiye nongera rigarukira muri stade na coach Kasa twiganirira byambara imbari uburyo nyine umupira wo mu Rwanda ari urwego tutaragera uko ibyabaye bikojeje isoni. Turahagera mpaga barayitanga ku buryo batera mpaga ubu ntago ari nka bya bindi bya kera baterega umupira hagati umukinnyi bakamuhereza bara akagenda akayitsinda mu izamu. Ikipe ya Rayon Sport yakoze warm up nk'ibisanzwe, abasifuzi bakora warm up, abakinnyi basubira muri vestiaire bapanga 11. Announcer announcing 11 bagiye kubanza mu kibuga. Bajya mu kibuga batangira kugenda bishyushya bahererekanye tubaro. Abasifuzi bari bahagaze. Saa 4 ziragera yari saha ya match. Abasifuzi bahagarara kano kuri ku murongo wabo umusifuzi wakanabahagaze. Babiganirira bategeza iminota 15. Kuri screen za Stade Amahoro batanze bashize down iminota 15. Iminota 15 irangiye ntago bagisifura. Bahamagaye kapitene wa Rayon Sport barambwira ati bwira abakinnyi bajye muri vestiaire match ntikibaye. Isiaka bari kuyobora umukino na bagenzi be bari kumufashwa ari bane binjira tano. Komiseri ya Ambroise ni koti ryiza cyane ry'umukara arinjira n'abasifuzi be, hanyuma abakinnyi barasohoka. Dutegereza rero ikiza kubaho nibwo yahise akurikiraho press conference ngira ngo yoraza kuyigeraho ntabwo tuyigeraho. Hanyuma na mpurana nagize amahirwe umuntu wanyuma twahuye ni Haji yobora umuyobozi wa Kensi kuko ni visi ndamugane bwana Haji. Ibi bintu bibaye mwisura muri rubanda muri FIFA series n'ibindi iminsi 3 bura ngo twaki abapolisi abasteward abaprotokora abanyamakuru abafana stade muri ka umuziki biki twese duhagaze Rwanda Premier League. Ibi bintu ni biki bibaye? Yasubije amagambo 3. Yambwiye ati Kensi
arimo aravuga ko atigeze abakominike yego nabivuganya na Haji mudaherana avuga ngo Kensi arimo aravuga ko atabaye kominike mu buryo buri appropriate atariko correspondance ze na CEO naraziboneye yabaye kominike kuko yaranasubizaga ntabwo yari gusubiza ibintu atamenyesha iyo communication ni kimwe mu byo tugiye kuganira turaje tubiganira urumva yarabimenyesheje cyo nicyo cya mbere Haji yambwiye cya kabiri arambwira ati maze kumenya ko afashe uruhande rwo kutazakina match naramuguyaguye muganiriza nk'umukolege tubana muri board mwereka nyine uburyo bireflectinga image itari nziza ku mupira ariko ntiyanyumvise ati ndi hano muri match nanabibwiye perezida wa Ferwafa Shema Fabrice nawe ashyira hake aganira na Kensi but it was too late urumva ko bamuvugishije already match ya Al Hilal yatangiye Kensi bamuganirije bagera n'ubwo bamubwira ati none nta mafaranga washakaga zana ikipe ikine turaje tuyagushakira aravuga ati it is too late abakinnyi zinababona toza zinababona kwisha manene dossier iba closed that way so ngira ngo as now ngiye uko na reportinga iyi case nuko na reporting ibyabaye hanyuma ibisigaye nibyo tugiye kuganira kujya muri analyse n'ibibazo wagenda tubaza mbere yuko rero tujya muri analyse cyangwa se na Rugaju nk'umuntu nicyo nshaka Ruga sinshaka ko tujya muri analyse twari tukiri muri report kwizigira duhaye hari ikintu yongeraho cyangwa twinjiye mu kibazo ikibazo nta byinshi nongeramo ni bo Kensi bafite uruhande rw'ibyo avuga bijya gutandukana gato n'ibyakwizigira na gusa afite ibyo avuga bifite aho bihuriye n'ibyo kwizigira avuga ibaruwa mfitiye kopi yanditswe ku itariki 21 z'uku kwezi yanditswe n'ikipe ya Gasogi bandikira Karangwa Jules CEO wa Rwanda Premier yego umutwe wayo uragira uti urgent clarification and appeal regarding the match venue no kuvuga ngo Kensi yagaragaje ko sindi ubijyemo cyane oya hitubi yabwiraga Jules ko icyemezo cyo kumubwira yuko match iri buve saa 3 saa 9 igashyirwa saa 4 z'ijoro yego hari ibibazo byibura bitatu biri bumuteze icyambere harimo cost implication ibijyanye n'amafaranga yaravugaga ati abakinnyi twabajyanye muri lokale basohoka saa 6 muri lokale bari bikina saa 9 atubwa arasohoka muri lokale saa 1 iyo ni cost yiyongera cyo ni icyambere icya kabiri aravuga ati biraba bigeze mu gicuku ubwo transport and issues ati biransaba yuko ni ngewe ubatahana ubundi bakabe bitahana atubwo nayandi mafaranga icyo ni icya kabiri icya gatatu aravuga ati hari abakinnyi bacu bahamagaye no makipe y'ibihugu Amderi Akbar bafite amatike y'indege bagomba kugenda mbere y'ayo masaha match irangirira mbere ya saa 6 z'ijoro kubera yuko abo bakinnyi twabakatishije amatike tugendeye kuri gahunda mwari mwaduhaye mbere ya saa 9 ku cyumweru n'ibyavugaga aravuga ati ibintu rero mwicare mu birebeho hanyuma mufate umwanzuro ariko Kensi ubwo akavuga ko ngo ibyo bintu n'ubundi yabibwiwe n'umuntu witwa Desayi atari ibintu yari yakabonye mu buryo buri officiel Desayi wo muri Reyo Desayi no umunyamupira no umufana w'umupira nyine yagiye nkunda kumubona muri Rayon Sport muri Ghana na za Gorilla no umunyamupira Jules na Rwanda Premier League bashubije Kensi bamubwira ko ibibazo agaragaje bifite ingingo z'amategeko zitamwemerera kureizinga izo issues cyangwa se bafite ingingo z'amategeko ziba backinga ku cyemezo bafashe cyo kwimura match ko kwizigera bisobanuye byari Hilal n'ibindi
ingingo ya mbere Jules yahereye asubiza perezida yaravugaga ngo icya mbere cyo kuvuga yuko amakuru wayabonye mu buryo bwa social media bicicikana kuma kaga promo mwakoze ubundi ngo niwe yabimenye ko wabibonye ugaje asinziriye muri stade amahoro ati sinzaha yanabibwiye promo yanjye ari wayibonye rwose ati niwe wanshyiriye match muri stade amahoro ngo Zandari ndi kuvugira kuri document metallique cyane byiza cyane ibintu naganiriye n'umuntu arambwira ati document metallique umuntu nanazi guhajya uzirya na screenshot uzire kuri email yawe ibizi biti in case njye nakongera kugana ku kintu kitanditse nona niki Zandani ziki ndi gusoma ibyanditse hano mfite ibaruwa yanditswe kuri uwo munsi neza kuwa gatanu ku itariki 21 z'ukwa gatatu 2026 Rwanda Premier League yasubiza ikibona ibaruwa ya Kenisi yego ni reference letter ifite nimero 165 Rwanda Premier League ba 2026 to the president Gasogi United Kigali Rwanda subject response to your appeal fixture change ubwo nugusubiza yabaruwa zambogamizi yaramaze kwirukana umukino none mwabonye ingingo 3 yashyizemo none jiragiye kumusubiza ingingo ku ngingo amubwira ngo iyi siyo ikintu cya mbere jera yamusubije sinjya muri biriya by'ibyongereza ngo kuko biraturira iminota kandi dufite byinshi icya mbere yaramubwiye ngo kuvuga ko ibintu wabibonye muri social media ntabwo ari byo ati twandikiye Irambona Mr. Irambona is recognized to represent Rayon Sport FC therefore official correspondence addressed to him is fully compliant with Rwanda Premier League regulations muri article ya 3 ngo mu ngingo ya 3 Rwanda Premier League mu mategeko yigenga iyo ngo yavuganye n'umuntu n'umu official muri equipe runaka umuyobozi mbese muri ahagarariye urwo rwego mu buryo bwemewe n'amategeko Irambona rero yarahagarariye Rayon Sport kuba twaramusubije tukagwa cya kindi kwizigera CC cyangwa se tukabamenyesha kuri email officiel ya equipe yanyu amasaha 48 atari yarenga cyangwa se tukemerewe n'itegeko amasaha ni naho nawe twakumenyeshe yego ko Kenisi yasabaga ko bagombaga kubazana mu kiganiro gihindura match kuko afite imbogamizi yagaragaje z'amafaranga transport amatike y'umukinnyi agomba kujya i Burundi ibyo bigutinza turabigaruka yereka mu kanya ingingo ya kabiri Jules yasubije agira ati Rwanda Premier League ntabwo itegetswe guhereza ama equipe amafaranga mu gihe hari imbogamizi zibaye ku guhindura fixtures bari bafite iyo ngengo yashobora ngo club are expected to adapt to such changes as part of the competition framework akomukabika hantu bakaganira kwizigira bisobanure nzajya mvuga ibintu mu cyongereza bishyira mu kintu cyongereza kiraza kutinza nasobanura ariko birasobanutse aravuga ngo amakipe Rwanda Premier League nta nshingano ifite zo kwishyura amakipe kubera ko venue n'amasaha byahindutse amakipe agomba kwiyadapta ku mpinduka zabaye mu gihe wisanisha nicyo kibazo cyabaye ingingo ya 3 Jules yarasubije ati Rwanda Premier League ifata Gasogi fairly nkuko ifata andi makipe ati nta hantu na hamwe Rwanda Premier League yigeze ibafata nabi ngo ibashyire muri desavantage wowe n'ikipe yawe ingingo ya 4 aravuga ati turagira ngo tukwibutse ko Gasogi United igihe yasabye kwimurirwa umukino igomba kwakira Kiyovu Sport ku itariki 21 z'ukwa 11 2025 hari kuri stade Amahoro uburyo twakominitse namwe na Kiyovu nibwo twakoresheje ni nabwo buryo twakoresheje dukominika namwe na Rayon Sport cyo giceho umurongo rwose nuko bimeze ati rero ntabwo wavuga ko ari unfair treatment when the same principles have been applied ati ntiwavuga ko
warenganyijwe nyamara process yakoreshejwe igihe cyawe ari nayo yakoreshejwe uyu munsi. ariko kenshi aho ngaho saa sita z'ijoro yanjye arampamagara abisobanura neza aho turahajya arambwira ati Rugaju Kiyovu nanjye amasaha yahindutse gusa venue ati kandi njye nafashe telefone mpamagara monomologue David ngo nagati ati wanyemerera match tukayimura tukabyemeranya ati niba hari icyo wansaba ukinsaba ati David arambwatoya ati kuva Nyamirambo gusa kugerere mbere ati ibyo ntacyo ndi bugusabe. Ingingo ya 5 rero basoreje yamugengo Rwanda Premier League nta nubwo itegetswe kuganira n'ikipe iri buze gusura cyangwa se visiting team icyo mu cyongereza bita away team for the fixture change. Ati izo changes abazigana n'ikipe yari bwakira umukino ariyo Rayon Sport, hanyuma tugasuzuma niba ingingo zatuma uwo mukino we wimurwa zumvikana, hanyuma timu yacinzwe ibya operation imaze kubona koko icyo kibuga kindi basabye gishoboka kiri operational cyakoreshwa cyemewe bwo niba ari bya club license no kuraba byose, niho basubiza ya kipe yari kwakira umukino niyo yasabye ko umukino wimurwa cyangwa se na Rwanda Premier League ubwayo yanabisaba sinangomwe ko kipe ibyisabi na Rwanda Premier League ishobora kubona impamvu zituma yimura umukino aho wari uri ujyana handi ikabanza igasaba ya kipe yindi yari kwakira umukino. Rero ibi nibi turashaka yuko muva kuri kibuga mugakenera kuri iki niki noneho bakabereka impamvu, noneho mwamara kubona byumvikana ku mpande zombi ikipe yakira na Rwanda Premier League bamaze kwemeranya, uwakirwa we aramenyeshwa cyangwa usura we aramenyeshwa ngo bipfa kuba bikurikije amasaha 40. Murakoze rero kuri reports. Ubu ntekereza ko email ifite 9,000 sinazinyo. Ntekereza ko buri munyarwanda ibintu no kugira ngo hatatazagira umuntu njyana mu mategeko. Ntekereza ko buri munyarwanda impamvu duhereye mu mizi no kugira ngo abantu badukurikiye kuri FM, kuri YouTube, kuri TuneIn, ahantu buri muntu wese adukurikiye tugiye gusesengura ibintu, ariko buri muntu nibura afite background y'ibyabaye kugera hatewe maga. Ibyo nibyo tugiye kuganira mu kanya gato, ariko reka tubanze dutumike. Nibyo iyi saga je ndifuza ko tuyihera muri communication, kuko buriya muri ubu buzima ahantu uri hose communication niyo iri key iheka ibintu byose, iyidakunze ibintu byose birapfa. Nge rero ndababaza mwese iki kibazo, eske communication yagenze neza ku buryo KNC yaba yigiza nkana muti kubera iki? KNC ni vice president muri board ya Rwanda Premier League, bivuze ngo ni umuntu w'imbere mu nzu cyane. Ni nk'uko umugabo wanjye yamenye ikintu akivanye hanze kandi tubana mu nzu kikajya hanze mbere yuko akimenya cyabereye mu nzu yacu cyane. Icya kabiri, ese KNC niyagombaga kwandikirwa ibaruwa imumenyesha ko Rayon Sport hari icyifuzo yagize? Kuko KNC aravuga ati ngewe maze kwibona ku mbuga nkoranyambaga nahamagaye Murenzi Abdallah ambera imfura, ambwiza ukuri n'uburyo bakoze iyo deal kuko byari muri gahunda kugira ngo babone amafaranga. KNC arigiza nkana cyangwa KNC aho kugira ngo bamusisinge bamumenyeshe ko Rayon Sport hari ibyo yasabye kandi bigomba kubahirizwa abibone gutyo? Hari communication akabaye yarabaye imbere, hakaba nibera mu mbere kurinda gutegereza ko president wa Ferwafa saa 12:15 zigera saa moya agahamagara KNC amubwira ko izo miliyoni 2 ashaka zabonetse, ahubwo ibiganiro bikaba byarabereye ku zabonetse tugendane neza Rigoga, ariko yari yamwemere ko naza aho kugira ngo umupira wacu ukorwe n'isoni yengana n'aka kageni. Urumva? Yego. Ni bya bintu yo kugira ngo Rigoga hari amafaranga umuntu yaguha a bonne foi, kananda guha a mauvaise foi, ariko afite ibyari mararengera. Ntabwo ari amafaranga bumvaga
ari due yego ariko baravuga ngo aho kugira ngo bigere hano byemere iki byageze. kintu, reka tuyaguhe yego sibyo aho hantu reka tujye rero gusubiza ibyo wabaza ibyo nababazaga ese aho ntibyari kuba byiza ko mbere hose hariya kuri ofisi ya Rwanda Premier League bicara ibi bintu bigacocwa communication yaba yaragenze neza ngendo uko mbibona Yego. ikintu cya mbere reka tube dufate side ya biravugwa kuko uruhande rw'ibyavuzwe byose twagiye tugarukaho n'ibyo gusi yampaye n'ibyo kwizigira yavuze n'ibyo noneho dufitiye ibimenyetso dufitiye inyandiko ku buryo n'uwavuga ngo hano bandenganyije twambwiye ati nono dore ngizi inyandiko ariko ibi ngiye kuvuga ni biravugwa yego nibyo twita za ndani ni source zindi ariko umuntu atabonera inyandiko ni biravugwa ariko ubu ugiye muri biravugwa njye reka manza nsubize icyo Rigwaga yarabajije yego kuko iriya communication kuko biravugwa reka nkwereke uko biravugwa ariko niyo ya communication n'ubundi nanjye ngiye ya communication Okay. Ko biravugwa yabereye Ntacyo kuri telefone murahanahana, Okay. yego. biravugwa yabereye kuri telefone therefore sinabona amajwi okay mu by'ukuri bivugwa ko ibiganiro na Kensi nkuko na Jules yabyanditse kuri telefone yabyanditse muri email ko hari ibiganiro bajyanye kuri telefone n'abantu ba Rwanda Premier League bivuga ko Kensi guhamagarwa kuri telefone yahamagawe ariko n'ubundi kuri telefone ngo agakomeza kubabwira ngo ntabwo yumva ukuntu Reyo yabasabye guhindura match hanyuma ikajya kuvugana n'ikipe ya Hilal bakumvikana hanyuma bakagera ubwo bagera ku mwanzuro none bakaba baje kumumenyesha ari no mpamvu kuri telefone mbere yuko yandika abwa ati no ibi ngibi nari maze ngiye mbyumva muri media ko match izahindurwa natwe twaranabisabye kuri radio atari ko nkirinda kugira icyo mbivugaho kugera ubwo mbyumvana n'abantu bambwira ko ibiganiro birimo abo ba Desailly timbifata nk'agasuzuguro icyo nicyo cya mbere ati ndakotinga umuntu twivuganiye yego nsigaye ngendera kuri evidence Kenesi aravuga ati izi ni sangapi kwizigira saa 6:01 z'ijoro ubwe yambwiye ngo niba ndi umuyobozi wungirije wa Rwanda Premier League abo nibo nashakaga abo bantu ni abakozi bacu yego ntabwo bavuga ngo batugiriye faveri kuko bakora mu kazi cyangwa bakora inshingano twabahaye kuko nitwe ba nyiri umupira ego cyane aho niho njya rero Defa aravuga ati ntabwo umuntu akwiye kwitwikira umutaka wo kuvuga ngo hari impuhwe yangiriye kuri match ya Kiyovu cyangwa n'izindi match ati kuko njye ndi part of the game nk'umuntu ufite ikipe imvuna ntabwo umuntu w'umukozi ari ugomba kuza kunuraho ibyemezo aganirijweho ariko amakuru yandi akavuga ko nubwo atabyeruye Kensi mu ibaruwa nubwo atabyeruye mu ibaruwa tubyumve neza ibi bintu ya detaye birimo transport twavuze itike ya Muderakbari hoteli abakinnyi lokale n'ibindi we yasabaga amafaranga kwizigerageza kubivuga yasabye rwo avuga ati nge simbihagazeho ndavuga ibivuga ariko no muri yatanze izo details za challenge afite zisobanuye amafaranga nanjye naraganiriye n'abantu babimbwije avuga ati niba Reyo bayihaye 7,500 by'idolari ubundi Rayon Sport yasabaga Hilal 10,000 by'idolari Hilal rero yibwa ati Rayon Sport namwe mwikabye 10,000 by'amadolari ni 14,000 n'ibihumbi 500 match yanyu na Gasogi kuri Kigali Pere ayo mafaranga ntimwari buyabone pe kandi twebwe twishyuye stade Amahoro nta kiguzi muri bwishyure cya stade mwahise twabakubita 7,500 ko ari 10,000 zirengaho gato mukagenda mukitetera mukaza mugatera match gusa nta kintu ntago muri bwishyuze kuko namwe ni nko tuguza abafana banyu amafaranga bari kwishyura nko tuyabahaye mbere cash Murenza Budarati shyushyushu ni muyazane mbombe ya 7 7,500 by'idolari ibibazo uhagaze ati ni muyazane rwose kuko yashoboraga no kutayabona noneho Kensi ngabitaye mu gutwi
amakuru ansumira nibwo ngo yavuze ati nanjye mumpeho habonetse nanjye Kamanu. mumpeho babandi baririmba baravuga ngo nanjye mumpeho none ko habonetse Kamanu ko nanjye hari ibingoye match igiye nijoro kandi hari charges zigiye kwiyongera icyo ndahakana kandi cyumvikana hasi ndi ku ruhande rwa Kenzi hari charges ibyo ziyongeraho Cyane. yemere kuko gusa Rwanda Premier League ikavuga iti ikipe igomba kwimenya reka ngo mbasubize reka Kenzi akaba ati nakimenya ariko ndimenya ne mu mpindure y'amasaha reka ninjiraho reka ninjiraho njyewe mvuze Kenzi gato ngo akavuga rero ngo mumpeho reka ninjire ngo hano niko bivugwa reka ninjire hano nanjye ihangane duhindure match njye icyo ndimo ndababwira ni kimwe Kensi yamenyeshejwe mu buryo buboneye kandi bukwiye ni ukuvuga ngo iriya communication ntabwo complete nta muntu n'umwe wasabwaga kumwandikira amubwira nta ko n'umwe nta negosiyasiyo Iriya sisi irahagije. nta biganiro bijya byicara ngo biganirwe ku kintu bijyanye no guhindura venue n'amasaha ndavuga ngo Kensi iriya leta nagombaga kuyandikira n'ibitegeko abanyamuryango Rwanda Premier League mujya kuyishinga musaba ko muhabwa Rwanda Premier League mwavuga ko hari ibintu bitagenda neza muri Ferwafa mujye kwijerera umupira na Kensi ukaba uri vice president Iryo tegeko mukabona iryo bararitoye. tegeko mwararitoye ritameze neza mwongere mwicare mujye kurihindura ariko mwizane ikintu cya negociation ntizibaho yego ntizibaho ndabasobanurira ama ekipe amenyeshwa gute wumvise mu ibaruwa ya Rwanda Premier League twakoresheje uburyo twakoresheje tugukominika na Kiyovu uburyo bakominika ni ubuhe mu mupira w'amaguru bakominika ekipe iri bu hosting aho wenda nanakunganira ku kantu gusa yavuze uretse tugenda neza ikipe iri bu hosting impamvu ariyo ikorana correspondance na Rwanda Premier League nuko ikipe iri bu hosting ibijyanye n'imigendekere y'umukino byose babiyiriho urimo nabyumva biba biriho niyo ishaka aba steward ni ishaka protocol ni ishaka mazutu ni ishaka security ni ishaka ambulance urimo nabyumva ibintu byose babiriho niyo mpamvu correspondence ziba hagati yabo equipe rero visiting team impamvu y'amasaha 48 amenyeshwa rigoga ubyumve neza ndakumva amasaha 48 bayashyiramo kugira ngo mwiyadapte nkuko babisubije muri yabaruwa muri adapta selon quoi niba wagomba gushyira abakinnyi muri lokale saa 6 match ikaba yabaye saa 4 z'ijoro wibashyireyo saa 6 bajyanayo saa 10 ni uburenganzira bwawe niba ari ikipe iri traveling niba ari Muhanga iri bu traveling ikava Muhanga cyangwa ari amagaju ndakubona amagaju yarakina amagaju niba ari bu traveling from Huye from Nyamagabe to Kigali mukaba mwamenyesha ko match yanyu yajyanye saa 4 z'ijoro aho cyangwa mu traveling saa 1 za mu gitondo mujye gushaka lunch mwa traveling saa 7 mukaza kurya i Kigali niyo mpamvu ya masaha 48 aba applicable so rero ngewe kubganye ngusubiza ikibazo babajije yabaye communique mu buryo buri fair mu buryo buri officiel bijyanye n'amategeko n'amabwiriza ari uyu munsi yego buri officiel ikintu ngewe nzajya njyana n'icyo izi zari sangapi ngendera ku masaha ne muganya twavuga saa 3 saa 3 navuganye na gusa Auguste Bigirimana tagira umuntu wo muri Rwanda Premier League umukozi muri Rwanda Premier League navuganye na gusa saa 3 n'iminota 2 niyo mpamvu natinze kwinjira mu kiganiro yambwiye ngo gusisinga cyangwa icyo kwizigira yise iki kwizigira garuka carbon copy ngo ni nabyo si ikipe isura gusa tubikorera ngo ni nabyo dukorera polisi y'igihugu nayo dufata nuko ngo abazi bya email dufata bya bindi irambona yakoresheje asaba yego tukamubwira ngo genda ubanze uvugane n'abayobora stade Amahoro kuko ntago ari Rwanda Premier League iyobora ubanze uvuga uri gupropoza ko mwakinira ko habonetse ati mfite kopi Rayon Sport bayemerera stade Amahoro nabwo gusa yayimpaye kwizigira byo mu bimenyetso kugira ngo abanyarwanda batumva ko twe twabogamye stade Amahoro se twayihoreye tutirira venue changes Federation bamaze kuyibaha following the confirmation regarding the availability of Amahoro Stadium we are pleased to inform you that your request has been approved the match between Rayon and Rayon yaramaze kubemerera bari bamaze koni icyangombwa kigaragaza ko stade Amahoro yabonetse bayibemereye icyo kintu nicyo bahita ngo bafata bakagisubirizaho donc bamenyesha Ferwafa kuko uko biri kose nibo banyira umupira Rwanda Premier League bamenyesha bakamenyesha polisi y'igihugu nizaza gucunga umutekano
babavuga ati byahindutse ntago bikiri pere match yagiye ku hano mahoro ati bamenyesha abasifuzi yego ubwo ni kariya gakomisiyo ka arbitrage kugira ngo abasifuzi nabo batazayoba bakajya Nyamirambo saa 9 kandi match iri saa 4 z'ijoro kuri stade Amahoro. Ati muri iyo framework, muri iyo mikorere imeze uko twamenyeshejemo Ferwafa, twamenyeshejemo polisi y'igihugu, twamenyeshejemo basifuzi, ni naho nawe nk'ikipe isura tukumenyeshereza. Ujya muri CC bimenyeshejwe abandi bireba. In other words, byari hagati yabo yego bo nka Rwanda Premier League n'ikipe isura. Ami ni ikipe yakira match, ni ikipe yakira match. Ariko ikipe isura polisi y'igihugu, Ferwafa, abasifuzi muramenyeshwa kuko ntabwo mwe mu yandi magambo umusifuzi anyway yotegeretswe kuba uhari. Ferwafa niba hari aba officials banyu bakeneye kuba bahari, mwe nukumenyeshwa gusa ngo bizabera ntimuza mu biganiro. Polisi y'igihugu ntabwo utegetswe kuba ngo match ngo kuki muyikoya muyijyana, no. Polisi y'igihugu mwebwe muraza aho tubabwiye match bera, polisi iraza ko bafitanye amasezerano. Ni nako ngo bigenderekera ikipe yasuye nayo ngo barayimenyesha gusa aho match yimuriwe igomba ko adapta ikaza nkuko nabo bose bandi bose nagarutseho biadapta. Rero zandani zikavuga yuko rwose ipfundo muzirya ibi bintu. Yego wigeze kurivugaho ko niri farahanga ni Haji yabwiye president wa federation aravuga atariko aha kugira ngo habe mpaga tugiye muri FIFA series n'ibindi. Yego reka uyu mugabo tumurebere amafaranga. Abantu nari bukotinge ku mpamvu z'umutekano wabo n'abari ko mfite twavuganye bo muri Gasogi ku cyumweru saa 4 narabwiye se haramutse yabonetse nk'amafaranga ha miliyoni wenda nk'ebyiri mwakina byari saa 4 za mu gitondo nkibyuka saa 4 kabisa. Bamwe bari mu ngo zabo baravuga bati match saa 4 z'ijoro ubu ni saa 4 z'amanywa umuntu yahamagara abantu yababona. Ibiganiro bigenze neza ati yewe niyo byaba ari na saa 8 z'amanywa kwegeranya abakinnyi ko bari mu Rwanda wabegeranya byagira saa 11 ubafite ukabajyana kuri hoteli ukabakubita icyakura warangiza kubakubita icyakura hano Remera kwizigira mwitozo barangiza bakaryamaho gatoya bakaruhuka aho hantu baba bari ati hanyuma isaa 1 tukaza ku kibuga. Tavuga nubwo ishu n'amafaranga ariko nibyo ariko Kensi tutangira kuvugana mu masaha y'amanywa nka saa 8 ya naramuhamagaye ndamubura yari ari kuri telefone yari ari kuri match z'abana ntiyaboneka kuri telefone. Icyo gihe tuvuga nawe yanshwishwirije mu masaha 8 arambwira ngo si ikibazo cy'amafaranga ni ikibazo cyo kuba twebwe nka Gasogi ngo dufatwa nk'ikipe nto bakumva ko badufatiraho ibyemezo. Ati Rugaju ni ikibazo yambajije ubu buryo byatugendekeye bibaye vice versa ndavuga ibya Kensi bibaye ari Rayon Sport bigenze gutya kwizigira nakubwiye iki nijoro ati ni Kensi ndakoti nk'umuntu twivuganiye ati bibaye ari Rayon Sport ati mujye mu bafeya ati yakoresheje n'ijambo reka ndireke kuko ntiryasoundinga neza hari abantu wenda bataryakira neza. Yego yambwiye ati hatabayeho gufata uruhande ngo umuntu nireyo cyangwa niyashyigikiye cyangwa nuko ariyo kipe nkuru. Ese koko byabaho ko bakwimura match ya Rayon hari buzemo kongera cost za Rayon Sport, Rayon Sport itatumiwe mu biganiro ngo iganirizwe imenyeshwe icyo kintu ko kiri gutegurwa kirinde kiba niba hari nicyo bisaba nka exchange nayo ibe yakibonaho. Ati mu by'ukuri bibaye ari vice versa ari twebwe tugiye kwakira Rayon Sport ariyo basaba guhindura. Ati harya ubwo byamenyeshwa nkuko twamenyeshejwe gusa njyewe rero reka mbabwire
ni nabyo narayambwiye kwizigira ndamubwira ni ati cyangwa ari kumfata nk'agakipe gato no KNC yambwiye ngo batsoze rigoga icyo nanjye mbaza waretse ngasoza hari ahantu andi makipe yigeze yitazwa kubiganira kwizigera reka nyasoza ibyo KNC yavuze nge nta ruhande mfite banyarwanda ibi bintu atagira umuntu binzana soza hari ikintu ushaka kongeraho yambwiye ngo mfite umunyamategeko w'ikipe ya Shamrock Rovers yo muri Ireland yasuzumye ibintu byose nk'umunyamupira w'umunyaburayi uzi n'amategeko ngo aravuga ngo ni nayo muhaye go ahead ngo ntibibaho ko bigitekerezwa bagomba guhita muhamagara bakamubwira ati Kensi hari icyifuzo cya Rayon Sport na Al Hilal kimeze gutya kuko ndagira ngo dusohoke niyo ngo ada ntabwo mfata aho ya hari ikintu ushaka kubabwira nanjye nta nubwo mfite kwizigi hari ibintu bishyirwaho n'abantu bikaganirwa n'abantu bikanabakurwaho n'abantu cyane rwose buri ikipe yitwa Mukura na Kiyovu zazize ko zidafite umuntu uhagarara akaba stand still akavuga muri Heroes Cup hari ikintu umupira wacu mbona agiye kigomba gukorwa my friend ikintu cyitwa ibiganiro ni ikintu cy'ingenzi igihe nakibabwiye byari byoroshye ko abantu batumizwa erega kwizigi ibi bintu turi kuvuga twige impamvu tubitinza twamarisa iyi ni shame ku mupira w'amaguru w'u Rwanda n'abandi bafatanya bikorwa bose bari kuvuga ko bashobora kuza muri shampiyona y'u Rwanda ntabwo tubirangije dufashe kuko tugomba kuyifata kuko iyi ni affaire ibabaje kwizigi iyo aba bagabo bicara bakaganira kwizigira ikintu mubwira rigoga ni kimwe rega kiroroshye niba bidakorwa gutyo niho hari ikibazo niba bidakorwa gutyo ngo amakipe yicare aganirizwa ku cyemezo amakipe yose samwe Kiyovu bafashe telefone bayihamagaye yumva ntacyo bitwaye nyine erega ni nkuko ngiye none hano ni Kenisi yahamagariye homologue ko niyo wari ufite gusaba ko icyo ndababwira rega icyo ndimo ndavuga ni ikintu kiroroshye bisanzwe bikorwa gute niba amandi makipe abakomunike kuri CC akaba bagukomunitse kuri CC wirekramo niba mushaka ko hazajya haba ibiganiro mugende mwicare mutore iryo tegeko hajya haba ibiganiro that's it je ikintu cyambabaje ni ibintu byaraye bibaye reka soze mvuga gutya rigoga mu segonda make uzi ikintu kibabaje abantu bapfuye ubusa buri match isubikwa ari akantu ka kesi ka fake cyane nanjye rugaju nakwikemurira kudufaranga reka tujye mu makuru agezweho turagaruka mu kanya dufate conclusion bagakina ntibateza abanyarwanda gahinda miliyoni 2 kwe